basaga neza cyane, umugeni mu gatimba kererana, umusore mu gakositimu keza k'umukara. Bari baberanye cyane kuri rwa rwego rwifuzwa na buri wese wifuzaga gukora ubukwe. Basohotse mu modoka yari iriho imitako, izindi nyinshi ziparika inyuma yayo, abari babaherekeje nabo basohokamo. Abaturage benshi bari bageze ku rusengero bari kuririmba indirimbo z'ubukwe. Abageni basohotse mu modoka, umukobwa yambara ukuboko k'umusore nako k'umugabo we, cyane ko bari baramaze kuva ku murenge baje gusezerana imbere y'Imana. Bageze mu rusengero bagenda banyura ku bantu bari bazindutse bicaye mu ntebe, nabo bicara mu myanya y'imbere yari yabateguriwe, bo n'abari babaherekeje n'abagombaga gufata amashusho n'amafoto y'ibyahaberaga. Abantu bakomezaga kuza muri urwo rusengero runini cyane bari bahisemo, bakomeza kugenda bicara mu myanya y'inyuma kugera ubwo hasaga n'ahuzuye. Icyakora inyuma cyane hafi y'umuryango hari hicaye umukecuru wari wicaye mu kagari k'abafite ubumuga. Iruhande rwe hari hahagaze umugabo mukuru bari baziranye bari kunyuzamo bakaganira. Pasiteri yatambukije inyigisho zigenewe abagiye kubana akaramata nk'urugo rushimwa n'Imana n'abantu, aho bazubakira ku rukundo, kukubahana, bakimakaza gusaba imbabazi, kubabarirana no kwemera ibitekerezo by'abandi nk'uko bigenda ku bandi basezeranye bose. Wa mukecuru wari wicaye inyuma, umutima we wateraga cyane birenze ibisanzwe, akibaza ikiri kumubaho akakiyoberwa. Yatangiye kwiyumvamo ko hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba, nta bimenyetso abona, atazi n'icyo ari cyo. Yarahangayitse, umutima urahagarara, abaza umugabo bari begeranye ati none se hano nta kibazo cyahabaye? Uwo mugabo amwenyura yaramubwiye ati ibintu ni amahoro Rozariya we, umukobwa nako umwuzukuru wawe agiye gusezerana n'umusore mwiza w'umukire kandi usirimutse utuye mu mujyi. Pasiteri yamaze kubaha impanuro, ubu bagiye kwambikana impeta. Humura n'ibindi byose byateguwe neza, nta kibazo gihari, nta n'ikiri bube. Ibyo kwakiriza abashyitsi birahari kandi bihagije, umutekano ni wose. Naho wahera uvuga ko hari ikibazo. Rozariya yajyaga yumva atyo iyo habaga hagiye kuba ikintu gikomeye. Yanamubwiye ati nyamara wa mugabo we, ndumva hari ikintu kidasanzwe kigiye kuba. None se ko umutima uri kunsimbuka, nkaba ndi kumva ibicuro umubiri wose n'ibyiki. Uwo mugabo ati mbese ni ibicuro? Ibyo biroroshye kandi birasobanutse. Kerenia ntaguheruka, nawe ntumuheruka, muherukana kera cyane. Ni ibisanzwe kumva ibicuro umubiri wose mu gihe ugiye guhobera umuntu mudaherukanye, uri buze guhobera n'umukwe wawe, harya si bwo bukwe bwabo utashye? Umukecuru ati hari ubundi bakoze se? Umugabo aseka turacyari wa wundi, ntujya wiburira mu bisubizo. Njye ndavuga ko nyine utaje mu byo gusaba no gukwa byo ku murenge, ukaba uje ari uko bagiye gusezerana imbere y'Imana mu itorero. Ibyo byabanje nibyo nitaga ubukwe. Rozariya ati nta mbaraga mba nifitiye zo guhora muri izo ngendo, kandi njye gusezerana imbere y'Imana nibyo nita ubukwe. Umuntu utambaye agatimba sinemera ko aba yasezeranye. Iriya mihango bakora umuntu agasubira iwabo sinyifata nk'ubukwe. Umukecuru ariko yakomeje kumva ahangayitse, yanga kongera kubibwira uwo mugabo bari begeranye utari uri kumwumva ngo yumve ko afite ikibazo muri we. Yakomeje gutuza akurikira imihango yari igiye gukurikiraho. Yatumbiriye imbere ngo arebe uko umwuzukuru wabirewe n'agatimba, yitegereze neza n'umugabo bari bagiye gusezerana. Kubera ko urusengero rwari runini cyane rurimo abantu benshi, kugira ngo n'abari inyuma babashe kureba uko bambikana impeta, bagerageje uko bashoboye batuma amashusho ashobora kujya ku gikuta bakoresheje projegiteri kugira ngo bose barebe neza. Inyuma naho hari kare gucaho amashusho, no hanze hari izindi. Pasiteri yavuze izina ry'abageni, avuga amazina yombi y'umusore, umutima wa mukecuru Rozariya uradiha. Mu gihe abageni bahagurukaga, umukecuru yitegereje umusore wari ugiye gusezerana n'umwuzukuru we, umutima usa nk'uhagaze, arahagira buri jambo ryo kuvuga, agerageza kwihagararaho biranga. Uwo mwanya hanuka mu kagare agwa hasi. Abari bamuzi batangiye kwibaza icyo abaye, bashya ubwoba cyane. Ntibigeze batekereza ko Rozariya yarahuye n'ihungabana rikomeye, ko amarangamutima yarazamutse kurenza urugero, ibyo bita emotional shock. Bari bazi ko ibintu bishobora gutuma umuntu agwa hasi agatakaza ubwenge ari ibimenyetso by'uko yaba arwaye umutima gusa. Nyamara we zari ingaruka z'ubwoba bukabije yaragize muri ako kanya. Yaraguye hasi kubera ibintu yarabonye ako kanya n'ibyo yabihuje nabyo. Kubw'amahirwe hafi aho hari umuganga ubashije gusobanura ko ibyari bimubayeho byashoboraga kuba bimuteye kugabanuka k'umuvuduko w'amaraso mu bwonko, bigatuma agwa hasi kandi agatakaza ubwenge. Nyuma yo kugatunguranye yatangiye guhumeka vuba, ananirwa guhaguruka cyane ko yarahanutse mu kagare, amaso areba nk'ahatari kureba, acika intege mu mitsi no mu mubiri, atakaza ubwenge. Rozariya yaraguye hasi kuko yari yikanze, agatungurwa bikabije bitewe n'uwo musore wari ugiye kurahirira mu rusengero n'umwuzukuru we. Abantu bari bamwegereye bikanzemo, bahurura bashaka kumwegura, baramuterura, bamujyana mu yindi nzu yari aho ku rusengero, baba bamushyize ku gitanda. Bakimushyira ku buriri bamuryamishije arambaraye, bazamura ibirenge bye hejuru kugira ngo amaraso asubire mu bwonko, bamukuramo imyenda yari yambariye inyuma yirinda imbeho. Kubw'amahirwe basanga yambaye ishati, bayifungura ibipesu, bareba niba ahumeka neza, bagerageza kumukandakanda ku nda gahoro. Mu kanya gato babona atangiye kugaruka ibuntu. Uwo muganga yamuganirije mu ijwi rituje. Rozariya arabaza ati ngeze hano nte? Nabo batora urwaye igihumure, reka duhamagara ambulance zigutware ku bitaro. Umukecuru ati ntimuyihamagare, nimuntware kuko meze neza. Icyo nshaka ni ukuvugana n'abageni kuko tutavuganye noneho umutima wagwa mu nda. Umugabo umwe mu baraho yagiye asunika abantu ngo ajye muri sale, abwira uwari uyoboye ibirori by'ubukwe ko akeneye kuvugana n'abageni byihutirwa, ko umubyeyi wa Kerenia yaguye hasi kandi ko nyuma yo kugarura ubwenge ari kuvuga ko nibatamuhuza n'abari bupfe.
Mu gihe umukecuru Rosalie yagwaga hasi, imihango yakomeje nk'ibisanzwe kuko pasiteri ntari guhagarika igikorwa, nta nubwo yabashaga kureba inyuma neza kuko yari yitaye ku bageni be. Ikindi mu rusengero hari harimo abantu babishinzwe bahise bamusohora bihuse. Abageni bageze igihe cyo gusohoka mu rusengero, binjira muri sale yari imbere yarwo aho bari bagiye kwiyakirira bameze neza, nta mutima uhangayitse bafite, bazi ko ibintu byose ari amahoro n'Imana yamaze kubiha umugisha. Bamaze kwicara, Imusa atangira kuvuga ibyo yagombaga kuvuga, abantu ikaze, avuga amagambo asusurutsa abitabiriye kugira ngo bajye muri mudu ndetse n'ibirori birushaho kuryoha. Umukecuru rero yakangutse bamaze kwicara, hanyuma asaba ko umukobwa n'uwo musore baza bakaganira nawe. Byari bigoranye guhagurutsa abageni bakaza kuvugana n'umukecuru. Icyakora Imusa yabuze uko agira, yongorera abasaza baraho ababwira ikibaye. Umwe mu baraho yongorera warize Kerenia ariko utari se cyangwa bafitanye iyindi sano, nawe yongorera umukobwa. Kerenia akibyumva abwira umugabo bari bamaze gusezerana ati karibu sheri, reka tunyure mu bantu tujye kureba mama. Karibu umaze gusobanukirwa uko bigenze, yaremeye barahaguruka bava mu bantu, bagenda babarangariye, batangira kujujura batabase bagiye he. Ni gute abageni bahaguruka bakimara kwicara? Banyuze mu bantu bose bagera inyuma y'umukecuru yarari, bamugeze imbere ashaka kongera kugwa hasi, mutima utera vuba cyane kuko noneho yari yitegereje umusore neza kurushaho. Karibu nawe yaramurebye, umutima urasimbuka kuko umukecuru yaramuzi. Yahise amwibuka ariko ntiyumvisha neza impamvu yaguye igihumure. We n'umukecuru barebanye mu maso, Karibu aramuhobera aramubaza ati mukecuru, waje wenyine? Wazanye na Jane? Amakuru y'umusaza? Umukecuru yaraturitse ararira, amuhobera avuga ati kare, nahoze mbyiyumvamo, uyu munsi nta mahoro nigeze ngera, none koko birabaye, mwakoze ishyano. Kare nawe yagiraga ngo ari mu nzozi kuko ibintu byari bihindutse atazi iyo biva n'iyo bijya. Umukecuru n'umugabo we bari baziranye, mama we n'umugabo we bari baziranye kandi atarigeze abahuza. Yahobeye Rosalia aramubaza ati mama, byagenze bite? Wowe na Karibu mwamenyanye ryari? Ikibazo kiri hano ni ikihe? Yabajije Karibu ati bigenze bite sheri, mama muziranye hehe? Ko nakweretse umuryango w'abandeze, mama akaba atuye kure, mwamenyanye mute? Abaraho babonye bitoroshye babajyana mu cyumba cyihariye ngo babanze gusobanura ibintu neza kuko byari bicanze buri wese kandi ntibyari bikwiriye ko bakomeza kwiteza abaje mu bukwe. Binjiye mu nzu, Imusa asigara aganiriza abashyitsi ababwira ko havutse akabazo gato ko mu minota mike bagiye kuza bakagasobanura neza, ibirori bikarushaho kuryoha. Babahaye ibyo kunywa ngo babe barangaye, babacurangira imiziki, bazana ababyinnyi nabo baba basusurutsa, basa n'abirengagije ko abageni badahari. Bageze mu cyumba, Karibu aramubaza ati mukecuru, byagenze bite? Ubundi si Kerenia n'umwana wawe? Nyuma ya Jane mwabyaye undi? Jane ari he? Rosalia nta kindi yamubajije mbere yo kumubwira inkuru yose. Yaramubajije gusa ati mwigeze muryamana? Kerenia na Karibu bararebanye barabihakana. Umukecuru ariruhutsa asubiramo inkuru yose uko yatangiye kugeza uwo munsi. Mu myaka 22 yari ishize, uwo mukecuru n'umugabo we bari bafite umwana w'umukobwa witwaga Jane. Uwo Jane yari amaze gusoza amashuri yisumbuye ariko akundanaga cyane n'umusore ari we Karibu. Urukundo rwabo iwabo wa Jane ntibarwishimiye na gake. Karibu yagiye gusura Jane mu rugo, papa we akababwa ari umugabo wa Rosalia, arasakuza cyane amwirukana nabi. Ntiyifuzaga ko umukobwa we urangije amashuri ashakana n'umusore w'umukene biganye. Jane yakundaga cyane Karibu ku buryo yumvaga yakora buri kimwe ngo babane. Icyatumaga bifuza kubana vuba kandi bakiri bato ku myaka 18 gusa nuko wa Jane bendaga kwimukira kure ahantu bari kugenda urugendo rurerure cyane mu modoka. Nta telefoni bagiraga ngo bazahamagarana, rero kugenda ko kamusiga mu byaro iwabo batari kuzigira bagaruka byari ikibazo gikomeye, bisa nkaho batandukanye burundu. Bagiye inama bemeranya ko Karibu agiye kumutera inda, hanyuma bakareba uko azanga ko babana kandi amutwitiye. Barabikoze. Nyuma y'iminsi mike Jane abona ibimenyetso by'uko yasamye. Yegereye se arabimubwira, we na mama we Rosalia baramusarana bashaka no kuyimukuzamo. Icyakora Rosalia aratakambye, se yemera ko idakurwamo, ariko avuga ko aho kugira ngo umukobwa w'abane na Karibu yamwica bikagira inzira. Ubukire yari afite yumvaga bikwiriye kuzamuka kurushaho, akiyunga n'imiryango ikomeye ariko uzashyingiramo umukobwa we aho kumushyingira mu bakene bari kujya batungwa nawe. N'ubundi bari bafite gahunda yo kwimuka nk'umuryango. Karibu na Jane bifuzaga kwibanira, iwabo bakwimuka bakabasigana. Nk'abantu bakundana bari bazi ko bishobora kuzamo impinduka, batangiye kumva bakumburanye cyane, urukundo rwabo ruba rubisi, bagahora bahararanye. Karibu rero utaga Jane yamusize, Jane nawe akarota yamugiye kure, bagahita bakumburana ako kanya. Muri ayo marangamutima menshi bari bafite, niho bigira inama ko Karibu agomba kumutera inda, bakeka ko byatuma se wa Jane noneho yemera kumusiga. Barabikoze ariko yarabyanze, amufungirana mu rugo ngo atazongera no guhura na Karibu na rimwe. Rosalia n'umugabo we bifuzaga ko umwana wabo yiga za kaminuza akabona akazi ko muri leta kuko yarakiri muto aho kujya mu rushaka imburagihe. Bo bibwiraga ko urwo rutari urukundo, ahubwo ari amarangamutima asanzwe y'abana mu myaka 18. Nyamara urukundo rwabo rwari rukomeye cyane. Hashize ukwezi umukobwa wabwiye ko twite, bakimufungiranye baramubujije kongera guhura na Karibu cyane ko nta telefoni bagiraga ngo bavugana.
Caleb aho yarari agahinda kari karamwishe ahangayitse cyane kuko atarafite ubushobozi bwo kongera kubona umukunzi we cyangwa kumuvugisha. Bidatinze iwabo wa Jane barimutse bimukira kure cyane ahantu se yajyaga akura ibicuruzwa. Yarazi neza ko ubuzima buzarushaho koroha. Umukobwa wabo Jane yageze harabyara, umwana bamwitaho bikomeye, bamushakira n'umukozi wo kumufasha kumurera. Uretse ko bafataga nk'agakosa kabayeho, umukobwa wabo agakundana n'umusore ukennye, ibyo bafataga nk'ubwana bwari bukimurimo, bamukundaga rwinshi nk'umwana umwe rukumbi bari bafite. Mu by'ukuri bamwifurizaga iterambere no kuzabaho mu buzima bwiza busumba ubwo babagamo. Kugira ngo bitazaba n'ikibazo ku hazaza he, umwana we ubwabo bamwiyandikishijeho. Uwo mwana bise Kelenia bamugize uwabo, bisa nk'aho abaye murumuna wa Jane n'ubwo ari mama we. Jane yageze aho yakira ko nta kundi yagira, yewe igihe kigeze bimuvamo. Yatangiye kumva ko ababyeyi be bamurusha ubwenge, ko ibyo bakoze byari bikwiriye. Gukumbura Caleb ntibyaburaga, ariko nanone ntabwo ari kubyishyiramo cyane, abizi neza ko batazongera kuvugana no kubonana. Umwana yamaze umwaka umwe avutse, atangira kuvuga yita Rosalia mama, aho kubyita Jane, uwo yakagombye kwita sekuru akamwita se. Iwabo barabyishimiraga kuko bifuzaga ko Jane we yitekerezaho akabanza kwita ku masomo ye. Iminsi yakomeje kwicuma, ari mu mpera z'icyumweru Rosalia n'umugabo we, umwana wabo Jane n'umwuzukuru wabo Kelenia bafataga nk'umwana wabo wa kabiri, bagiye gutemberera ku mazi. Bagiriye ibihe byiza, Jane na se bakina imikino nk'iy'abasore n'inkumi bageze ku mucanga, mu gihe Rosalia barebaga yishimye ateruye akana kari gatangiye kumenya kuvuga kari mu myaka 2. Mu gutaha kuko bwari bwije batashye bihuta. Jane na se bo ntibapfaga gutandukana. Yakundaga se cyane na Saruko, n'akabazo kajemo kuko yakundanye na Caleb bakabyarana barakirengagije, ahubwo bamushimira ko yabahaye akana bazasigarana mu gihe azaba amaze gushakana n'umusore ku rwego rw'ubukire bw'iwabo. Jane yicaye imbere yegera se wari utwaye, Rosalia yicara inyuma afite akana kari kamaze gusinzira. Umuvuduko bari bafite niwo wabahiriye kuko bahise bagongana n'ikamyo yavaga imbere. Ikamyo yabonye ko igeze mu ikona igabanya umuvuduko cyane bishoboka, isa nk'ihagarara. Ariko se wa Jane ibyo kuba yarageze mu ikona we yanze kubyitaho, atwara cyane aba ari wigonga. Kubera ko bari bicaye imbere we na Jane, ibirahure byamenetse ku modoka bibakata mu maso, sabanza umutwe kuri vora itapfa. Ikamyo yari yafashe feri kare, nuko umushoferi avamo ahamagara polisi, uwo mwanya bose babajyana mu bitaro. Kubw'amahirwe make batarageraho na Jane yarapfuye, umukecuru bamukuramo yacitse akaguru kamwe. Igitangaje nuko umwana yarameze neza cyane, nta gikomere na kimwe yari afite, nta n'ihungabana. Babitayeho, umukecuru bamuha insimburangingo y'akaguru n'akagari ko kugendamo, igihe kigeze baramusezerera. Ndi gukoresha ijambo umukecuru, ariko icyo gihe Rosalia yari akiri muto, agifite imyaka 43, kuko Jane wari upfuye afite imyaka 20 kandi yari imfura yabo. Nta nubwo yagize amahirwe yo gushyingura umugabo we n'umwana we kuko yaramaze igihe kinini mu bitaro. Aho amariye gusezererwa, hari umugabo wakoranaga business n'umugabo we, wasabye ko umwana yamumuha akamwijyanira akajya kumurera. Rosalia ntiyari kubasha kumwitaho neza, kandi nawe hari hakenewe umukozi uzajya umuhora iruhande. Uwo mugabo we yabaga mu wundi mujyi wa kure, abari hamujyana amurera nk'umwana we. Kelenia bamurihiye amashuri, akura bamubwira ko bari kumurera gusa batari ababyeyi be, ariko ko Rosalia ari we mama we, naho papa akaba yarapfuye kera. Nuko yakuze abizi, azi ko ari imfubyi kuri se, akaba afite nyina gusa, kandi akaba arirwa n'abahoze ari inshuti za se. Agisoza segonderi yabonye akazi ko kwigisha mu mashuri abanza, ku myaka 19 babwira ko ari umusore bakundana, bamusaba ko mubereka. Baramubonye baramushima, igihe kigeze bapanga na gahunda zo gukora ubukwe. Imyaka 21 icyuzura, umusore yafashe irembo, bahita basaba barakwa baranasezerana. Iyo batumiraga Rosalia ngaze muri ibyo birori, yarababwiraga ati mwingora muzi ko ngendera mu kagare, nzaza ku munsi w'ubukwe, umwana wanjye n'abari bwambara agatimba muzambwire. Iyo yamwitaga umwana we yabaga avuze ukuri, kuko ariko byari bimeze mu irangamemerere. Icyo akora mu kuri kwa nyako yari nyirakuru. Nuko byagenzaza mu bukwe azi ko umwuzukuru wagiye gusezerana n'undi musore atigeze amenya. Yinjiye mu rusengero nk'abandi bose ategereje kureba uko umwuzukuru wasezerana. Pasiteri yasomye amazina, Rosalia yumvise abanza kwikanga kuko yumvaga ahura neza n'ayo musore wigeze gukundana na Jane akanamutera inda. Ariko yishyizemo ko amazina ahura akaba ari undi bitiranwa. Akibona isura ye nubwo yari yarabyibushye ari igisore yakeye cyane, agaragara nk'uwahiriwe n'ubuzima, yahise amwibuka. Kubyakira byaramugoye ngo igihumbure bamujyana ku gitanda. Ariko yarahungabanyeho gato, ntibyatinze yahise akanguka. Akimara kubisobanura, umukobwa yararize ahobera se ati ntabwo mbyemera, Caleb uvuga ko utari papa, uri sheri wanjye, uri umugabo wanjye. Papa yarapfuye, mama wimbeshya, uri mama wanjye niko nakuze mumbwira. Ibyo byose kutabimbwiye hakiri kare, none uje kubivuga ku bukwe, mbwira impamvu ushaka kwica ubukwe bwacu. Yarebye abamureza arasakuza cyane ati kuki mwambwiraga ko yari mama, kuki mutigeze mumbwira amateka yanjye. Yakomeje gutsindagira ko Caleb ari sheri waho kuba se. Caleb nawe ikiniga kiramufata. Jane bikundaniraga bakiri abana, nibwo yaramenye ko yishwe n'impanuka atanashatse undi mugabo. Icyakora undi mutima wamubwiye ko akwiriye kwishima kuko umwana babyaranye bari kumwe uwo mwanya. Yitegereje neza Kelenia abona ko kasa na Jane mu isura.
nawe bamuhaye umwanya asobanura uko byagenze ngo yisange muri uwo mujyi anakundane na Kelenia. Nyuma yo kwangwa n'iwabo wa Jane bakimuka atongeye kubonana n'umukunzi wari umutwitiye umwana wari kuzababera imfura, yasigaye ahangayitse yishyiramo ko inda bayimukujemo. Yamaze imyaka 2 ubuzima bumugoye, yarahungabanyijwe no kumutwarira umukunzi kandi we yarakimukunze, ariko yishatsemo imbaraga yiyemeza kwiyubaka akiyibagiza ahahise. Yigiriye mu mujyi kubw'amahirwe abona umugabo w'umukire umwizera. Umusore yakoze imirimo yo mu rugo akamufasha mu bucuruzi bwe, akamwogereza imodoka n'ibindi bitandukanye. Nubwo yari umukozi, uwo mugabo wari warabuze urubyaro we n'umugore we bamugize nk'umwana bibyariye, bamurihira na kaminuza. Yasoje kwiga afite amanota meza, bamushakira akazi muri leta, ageze hakavamo atangira ubucuruzi ku giti cye. Yarakiri muto kuko ubusanzwe yari yarakundanye na Jane bakiri abana b'imyaka 16. Bageze kuri 18 amutera inda kandi nabwo bari bakiri abana. Umuntu wo mu myaka 23 rero yarakiri umujene ushoboye gukora ibintu bitandukanye. Yakoranye umwete ashyigikiwe n'uwo muryango yiberagamo. Byaramuhiriye arundanya amafaranga atera imbere cyane. Yageze agura imodoka ye bwite mu mafaranga yishakiye, agura ikibanza kinini mu mujyi atangira kucyubaka. Ku myaka ya 37 ntiyari yakongeye gukundana n'undi mukobwa. Yavugaga ko yabuze nibura wabateye nka Jane. Yaramaze kubaka inzu nziza cyane, afite imodoka irenze imwe, afite abakozi akoresha mu bucuruzi bwe, mbese ari mu bakire bakomeye mu mujyi. Muri iyo minsi yabonye umukobwa mwibutsa Jane neza. Yari muremure mu kuntu, atabyibushye cyane, yirabura bidakabije. Iyo yabaga avuye aho yakoreraga ubucuruzi agiye ku nzu ye, yamunyuragaho kenshi akamwirengagiza. Ageze aho yiyemeza kumuha lifuti ngo abone uko aganira nawe, amubaze niba araziranye na Jane. Mu masaha yo mu gitondo Karibu yamenye ko umukobwa azinduka ajya kwigisha kure, amubaza amasaha agerera mu muhanda akajya amugeza ku kazi. Bahanye amanimero, batangira kujya bavugana kenshi, baramenyana. Amenya ko yitwa Kelenia. Igihe kigeze amubaza niba nyina yitwa Jane, undi nawe ati hoya yitwa Rosaria. Karibu yanze kumubaza byinshi, gusa amubwira ko Jane yavugaga bateye kimwe. Yamusabye ko amubera umukunzi. Kelenia wari mu myaka 20 abyemera adatindiganyije. Kubona umusore ufite imodoka irenze imwe, afite inyubako mu mujyi kandi ari ikintu cyaguraga abasore benshi, byari nk'inzozi kuri we. Uretse n'ibyo, Karibu yasaga neza, azi gucunga ubwanwa, yiyogoshesha nk'umusore ukiri muto. Hagati y'imyaka yabo harimo ikinyuranyo cy'imyaka 18 hafi 19 gusa, kuko Kelenia yari afite imyaka 20, Karibu afite imyaka 38 irenga. Ariko kubera kurya neza no kwitaho cyane, Kelenia yiboneraga amubeshya bangana. Nawe yari umukobwa warozwe neza bihagije, afite igihagararo cyiza. Nk'umuntu wari waratinze gushaka ugendeye ku myaka abandi bagenzi be bashakiye abagore, yabwiye Kelenia turi gutinda kuzuza imyaka 21 gusa tukibanira. Akiyuzuza kumwe abantu bakora ibirori bya anniversaire, Karibu yateye ivi amwambika impeta ya fiançailles. Kelenia yanze kuzuyaza avuga yego yishimye. Kuri uwo munsi Karibu yamuhaye impano nyinshi cyane, kandi ibyo birori by'isabukuru y'amavuko byari byitabiriwe na wa muryango wamureraga. Nabo bishimiye umusore wari ugiye kubana n'umukobwa wabo, barivugisha bati twareze neza, nta dukojeje isoni gashakane n'umukene cyangwa umusaza cyangwa umunyacyaro cyangwa umuntu utarize. Uriya musore yijuje ibyifuzwa byose, agiye no gusaba umukobwa wa minisitiri bamumuha bihuse, cyane ko ari umwe mu bakire bubahwa muri uyu mujyi. Nyuma yo kumwemerera kuzamubera umugore, abamureraga bakabyishimira, Karibu yihutishije ibintu. Nyuma y'ukwezi kumwe yagiye gufata irembo, basiga banafashe itariki yo gusaba no gukwa. Yageze ahababarira inkuru, Kelenia yarushaho kurira ati sheri, kuko ibyo muvuga nibyo. Jane mama yavuze nakuye nyogokuru, nawe umusubiyemo nibuka ko wamumbajije koko, umbaza niba ari sano dufitanye. Nibwo menye impamvu yabyo. Karibu yaramubwiye ati ibyo tuvuga ni ukuri, nanjye mbese nibuka ko wambwiye ko mama witwa Rosaria, kandi uyu Rosaria ni nyina wa Jane. Bose agahinda karabishe bongera guhoberana, kuko Kelenia yaramenye ko mama we yapfuye, na Karibu amenye ko umugore babyaranye yishwe n'impanuka y'imodoka. Icyakora mu mitima bishimiye ko bamenyanye, nubwo byari bisobanuye ko ubukwe bwabo butagifite agaciro. Nyuma yo gufata irembo nibwo batumiraga Rosaria, akababwira ati njye murabizi ko nishoboreye, sinazahora nza muri ibyo birori bidashira. Iyaba wenda birabera umunsi umwe nari kuza nkava birangiye. Ariko ibyo bintu byo kuvuga ngo gusaba no gukwa bifite umunsi wabyo, gusezerana mu mategeko undi munsi, akazambara agatimba ku wundi, sinabyiviramo. Nzaza ku birori bya nyuma yambaye agatimba. Nibwo byageze bakamutumira, uwo munsi akaba yari yagaze ko ari undi musore. Yari yariyibagije ibya Karibu, ariko izina ritaramuvuyemo burundu. Nk'umukecuru bamubwiraga ko umwuzukuru wagiye gushaka umugabo, ariko ntiyigora abaza amakuru y'uwo musore kuko arabizi neza ko azabamubona bakanaganira. Karibu yamaze gusobanura ko yakundanye na Kelenia yaraturikararira kubyakira biramugora. Nibwo yaramenye ko burya Rosaria atari nyina, ko ahubwo ari nyirakuru. Nibwo yaramenye ko mama we wanyawe witwaga Jane yapfuye. Yarasakuje arakarira Rosaria cyane, aramutonganya ati nimwe mwishe mama. Iyo mureka akabana na sheri, nako papa, nako Karibu, ntaba yarakoze iyo mpanuka kuko bari kuba bari kumwe. Bari kuba bibire mu cyaro bameze neza. Karibu yari kuzatera imbere nk'uko yateye imbere, akaba umukire nk'uko ari ubu ngubu. Kuki mwavumye ritararenga?
Yashatse gusohoka, umugabo wamureze amufata ukuboko aramukomeza, umukobwa akomeza kwisaza. Caleb yaramuhobeye aruhutse umutima, aramubwira ati tuza Kelenia, uri byose byanjye, uri umwana wanjye, ukaba umukunzi wanjye. Nyuma yo kumara igihe kinini mbabajwe n'urukundo rwanjye rutagenze neza, narakubonye nsubira kuba mushya, ngukunda nk'uko nakundaga Jane. Watumye niyumvamo urukundo. Ikibabaje nuko narwitiranyije, naho ubundi n'amaraso yakururanye, nkagukunda urwa kibyeyi ntabizi, ukankunda urw'umwana akunda se utabizi, tukarwitiranya n'urwo kubana nk'umugabo n'umugore kubera kudasobanukirwa. Umutima wanjye wahoraga umbwira ngo nyamara umwana wawe ariho, ashobora kuba yaravutse, yarabaye inkumi cyangwa umusore, kandi wenda ahari akaba yifuza kukubona. Nuko nari nakabikubwiye, ariko nizo nzozi mbi narotaga iyo nibukaga umugore wanjye bantwaye atwite, sinongere kumubona no kumenya amakuru ye. Umutima wahoraga unsimbuka, rimwe na rimwe nkiyakira nkibwira ko umwana bamwishe ataravuka, inda bakaba barayikuyemo. None nkubonye nkuzi, twabanaga ntakuzi, nzi ko uri umukobwa wabyawe n'undi mugabo. Yagize ikiniga, aramubwira ati Keleni, mbabajwe nuko tutakibanye nk'umugabo n'umugore. Nakubwiraga kenshi ko nkunda uko uteye, ngakunda ubwiza bwawe n'ubwenge ntagereranywa wifitiye, nazi ko uri umukobwa wanjye. Ariko uzakomeza unyite sheri, nanjye nzakomeza mkwite, kuko uri umukunzi wanjye w'agaciro. Uri umwana nifuje ko avuka ngo nsindure urukundo rw'ubuzima bwanjye nubwo byanze. N'ubundi ntitugiye gutandukana na gato, ugiye gukomeza uwo mukobwa wanjye. Biragoye, ariko tubyakire nta kundi. Umukobwa yari yahogoye yarize cyane, Caleb akomeza kumwiyegamiza. Rosalie yaratuje kuko yaramaze kubona ko nta cyabaye hagati y'umwana na se, ngo wenda babe bararyamanye, bimwe abakundana biharaza mbere yo kubana nk'umugabo n'umugore bakaryamana. Ako kantu konyine kahaye amahoro baraho mu cyumba, birishimira cyane ko Caleb yabaye intwari akirinda gushora umukunzi we muri izo ngeso. Iyo baba barabikoze, wenda akaba yaranamuteye inda, bimwe abantu bajijisha abandi bagasezerana harimo akada k'ukwezi, hari kuvuka indi nkuru itandukanye niyo bari bumvise. Rosalie we yaravuze ati iyo biba byarabayeho mukaryamana, nari guhita nturi ku mutima gapfa, kuko byari kuba ari icyaha nari kuzibabarira. Nubwo umugabo wanjye nabonaga ko ari mu makosa yo gutandukanya abakundana, nanjye ntacyo nakoze ngo mbirwanye, nasaga n'umushyigikiye. Wenda iyo nihagararaho ngakora uko nshoboye, yari kukwemerera ukabana na Jane, akabashakira igishoro mugashaka icyo gukora mukiteza imbere. Kelenia noneho yahobeye se abikuye ku mutima nk'uwakiye ko atakibaye umugabo we, ahubwo ko ari umubyeyi we, ariko akantu ko kumva mwifuje nk'umukunzi we ntikahita kamuvamo. Yabajije abaraho mu cyumba ati none se biragenda bite ko twamaze gusezerana mu murenge, uyu munsi tukaba twasezeranye mu itorero, turabwira aba bantu bari hanze ngo iki? Cyari ikibazo gikomeye, ntibyari byoroshye na gake kubumvisha ko ibyari uko bihindutse ibindi. Kubibwira abapasiteri n'abandi baraho byari ingorabahizi. Icyakora Caleb yihagazeho arababwira ati nyina Kelenia, twese nta kosa twakoze. Ikosa ryakozwe n'ababyeyi ba Jane, ryakozwe namwe mwangije umubano wacu. None izi ni ingaruka, sinatwe tugiye kubisobanura, uwakoreza ari bugenda bibabwire, ababyumva babyumve cyangwa barorere. Ubwo nyine twabateretse inzoga z'ibirori by'ubukwe n'iz'ibirori by'uko umwana ahuye na se. Byabaye ngombwa ko abageni basubira muri sale bicara mu myanya yabo, hanyuma umugabo warize Kelenia yarahaguruka avuga ijambo asobanura icyari kibaye. Yaragize ati bavandimwe inshuti zacu, abayobozi b'itorero, ababyeyi, inshuti n'imiryango, ndabaramutsa mu izina ry'Imana ishobora byose. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, kandi uko byagenze kose biragaragaza ko Imana ikora ibirenze ibyo umuntu atekereza. Muri ubu bukwe bwari bwuzuye ibyishimo, haje kuba ibintu byatugoye kwakira no gusobanukirwa, ariko dufite impamvu yo gukomeza guhamya ko Imana ihora ari Imana. Inshuti zacu, turashimira buri umwe witabiriye ibirori by'ubukwe bwa Caleb na Kelenia. N'ababeshye, hari amagambo tugomba kuvuga none tutari twarateguye, ariko tugomba kuyavuga nubwo ari bugore bamwe kwiyemera. Ndi umugabo mukuru usheshe akanguhe, naho byabagora mu byizere kuko ndaba mvuze ukuri. Mu gihe turimo dukomeza ibi birori, habayeho kumenya ibintu bitunguranye. Kelenia, umukobwa mwiza wasezeranye na Caleb, ni umwana wa Caleb, umwana yabyaye mu bihe byashize, ariko akaba atarigeze amenya amakuru ye. Nimumuvebe na gake, si uko yabaye umubyeyi gito, ahubwo yatandukanyijwe n'umukunzi we, akaba mama wa Kelenia, ku ngufu atabigizemo uruhare na ruto. Uwo mukunzi we witwaga Jane yaje gupfa asiga umwana, arerwa na nyirakuru, bigeze aha ari njye umurera, kuko nakoranaga na sekuru bya hafi, kandi nyirakuru akaba yari yacitse ukuguru. Ntiyari kubasha kumwitaho, nawe yarakeneye abamufasha. Bimenyekanye binyuze kuri nyirakuru wa Kelenia, umukecuru Rosalie mureba hano, wabaye nk'ucika intege akagwa hasi. Acyumva izina Caleb akabona n'isura ye yaguye igihumure. Iri banga ryari rimaze imyaka rihishe ryamenyekanye. Abantu batangiye kujujura, barivugisha karahava bateza akavuyo, abandi barababuza, amahoro asa nk'agarutse. Uwo mugabo arakomeza ati bavandimwe, ibi byatugoye twese, ariko ndagira ngo mbabwire ibi, si umunsi wo gutera amabuye tuvuga ko ubaye mubi, ahubwo ni umunsi wo kwerekana urukundo no gusubiza icyubahiro isano nyakuri n'ubuzima bushya bushingiye ku kuri. Uyu munsi nubwo ubukwe budakomeje nk'uko byari byitezwe, twabonye igitangaza gikomeye. Umwana yahuye na se batari bazaranye kuva yabaho. Iyi si impanuka, ni umugambi w'Imana, ahubwo dukora ubusabane bwimbitse, twishimire ko bahuye bwa mbere.
yego bari baziranye barakundanye, ariko twavuga ko aribwo bwa mbere bahuye bazi neza uwo buri wese ari we. Habayeho kudasobanukirwa impamvu bahuye bagakundana, ariko uyu munsi yasobanukiwe. Caleb uyu mugabo mwiza mureba, nubwo atari yakamenye ko yabyaye Kelenia, amwakiriye nk'umwana we. Kelenia nawe nubwo yari yaje nk'umugeni, akaba yaramaze gusezerana nawe mu mategeko n'imbere y'Imana, yamenye ko aho yaragiye gushyingirwa ariko hasi umubyara. Ibi ni ibintu bikomeye, bitangaje, biremereye, ariko nanone bitweretse ko ukuri kw'Imana kudapfa kubikwa burundu. Ndabinginze abari hano mwese nimwumve ko ibi bintu biteye isoni, ahubwo murebeshe ijisho ry'ukuri. Uyu munsi ni uw'ibyishimo kuko umuryango wari waratatanye wongeye guhura. Niyo mpamvu tubahamagariye gukomeza ibirori, bwakwira tugatarama kuko tuvuye mu gihirahiro. Nibyo koko ubukwe burahagaritswe, ariko ibyishimo si byo gushyingiranwa gusa, ni ibivuka mu guhura, kubabarirana no kwishimira ko umukobwa yabonye se, umugabo akabona umwana we. Tugume hano turye tunywe duhimbaze Imana iyo yagaragaje ukuri kwayo, kuko aho ukuri kwagaragariye niho ubwigenge butangirira. Caleb na Kelenia bagize umugisha uhenze, ntibabonye urugo ariko babonye umuryango. Turabashimiye mwese mwaje, dufatanye gutuma uyu munsi uguma mu mateka, atari nk'umunsi w'akababaro, ahubwo uzabe nk'umunsi umuryango wahuriye imbere y'Imana. Bamwe bakomye amashyi, abandi baramanjirwa, bamwe bifuza kumenya ibirenze ibyo, ariko nyine baguma mu myanya yabo. Ibyo kunywa babikubye kabiri, babiha abantu, barinywera, bararya. Imihango y'ibijyanye n'ubukwe yari igiye kubera muri sale irahagarikwa. Kelenia yakomeje kubitekerezaho umutwe uramurya, we na Caleb na nyirakuru Rosaria nawo umugabo n'umugore bamureze bamujyana mu rugo abageni bari kwakirirwamo mu nzu ya Caleb, bamuhaho kuryama. Icyari gikurikiyeho kwari kureba uko bazajya mu mategeko, ibyo kuba basezeranye bigateshwa agaciro. Ariko nanone bagombaga kubanza kujya kwa muganga bakahakura igihamya gifatika cy'uko bahuje amaraso, umwe ari umwana undi akabase. Abantu baranyweye, bararya, barishima, batangira kugenda bataha umwe umwe, bigera abo bose barashira. Kelenia yarayarira, yagera akishima, abura amahitamo y'icyo yakora nawe. Iryo joro yari yishyizemo guhura n'umugabo bwa mbere, ariko ntibyari gushoboka kuko yarize. Caleb nawe yari yarihanganye imyaka myinshi, ariko nyine nta kundi yari kugira, byari bimurangiranye. Umukecuru Rosaria yasabye Caleb imbabazi, nawe aramubabarira. Ku munsi wa mbere nyuma y'ubukwe, inkuru zakwirakwiriye ahantu hose. Abantu bifuzaga kubareba no kumenya uko byagenze kugira ngo bisange basezeranye, ababashije kumugeraho Caleb akabibasobanurira. Mbere yo kugira ikindi bakora, Caleb na Kelenia bafatanyije n'umuryango wabo ndetse n'abandi bayobozi b'itorero bajya kwa muganga kugira ngo hakorwe isuzuma rya ADN, iryo bita DNA test, kugira ngo hamenyekane ukuri nyakuri. Iryo suzuma ryakozwe mu buryo bwihuse kandi bwemewe n'amategeko. Nyuma y'iminsi mike, ibisubizo byagaragaye bihamya ko Caleb ari se wa Kelenia koko. Ibyo byatumye ibintu byose bihinduka. Ubukwe bwari bwaramaze gukorwa mu mategeko, bwagombaga gusigara nta shingiro bufite, kuko amategeko yabuzanyaga gushyingiranwa hagati y'umubyeyi n'umwana. Icyo bishimiye gikomeye nuko umwana yabonye se, na se akabona umwana atarazi ko yabayeho. Ibi byatumye hafatwa icyemezo cyo gusaba iseswa ry'ishyingirwa imbere y'urukiko, kuko ryakozwe hatabayeho kumenya isano nyakuri. Habayeho no gushyiraho inzira yo kwiyandikishaho umwana, Caleb akiyandikaho Kelenia nk'umukobwa we mu irangamimerere. Mu mategeko, gushyingiranwa hagati ya se n'umukobwa we w'amaraso cyangwa undi muntu bafitanye isano ya bugufi cyane byari bibuzanyijwe. Itegeko rigenga abantu n'umuryango ryari ririmo ingingo ivuga ko gushyingiranwa hagati y'abantu bafitanye isano ya bugufi nk'umubyeyi n'umwana cyangwa abavandimwe bavuga kuri se na nyina bibuzanyijwe burundu. Ku rukiko bakivuga ko habayeho gushyingiranwa mu buryo butemewe bitewe n'ikosa ryabayeho, ishyingiranwa ryabo ryahise rikorwaho n'urukiko. Rwariseshe rumaze kwakira ibimenyetso bifatika by'uko Kelenia yari umukobwa wa Caleb, cyane ko bari bafite ibisubizo by'ibizamini bya ADN byo kwa muganga. Caleb yabajije ku rukiko niba yamwiyandikishaho, nabo bati yego birashoboka cyane kandi ni ngombwa. Yemerewe kumwiyandikishaho nk'umwana we nk'uko amategeko yabiteganyaga. Byarangiye byose bigiye mu mucyo, umwana yandikwa kuri se. Nka nyuma y'ukwezi, Kelenia yaramaze kwakira ko Caleb ari se, babana nk'umubyeyi n'umwana aho kubana nk'umugabo n'umugore. Yavuye iwabo aho yarerewe aza kwibanira na se, bafatanya mu bikorwa by'ubucuruzi, akazi ko bwarimo arakareka. Bidatinze Rosaria yarapfuye, bamushyingura mu cyubahiro, ariko yapfanye agahinda kuko atabonye ubukwe bw'umwuzukuru we wundi. Kelenia yari yaratsembye gukunda undi musore byaranze, na Caleb yananiwe gukunda undi mukobwa, ahitamo kwita ku iterambere rye n'iry'umwana we yamenye akuze. Nyuma y'imyaka 7 bibaye, Kelenia yaje kubona umusore wundi aramukunda amwimariramo. Se Caleb yamukoreye ubukwe bwiza bukubye inshuro 5 mu guhenda kubwo bo bari bikoreye bwa mbere. Kuri iyo nshuro ya kabiri, Kelenia yasezeranye n'uwakunda badafitanye isano n'imwe. Kugeza uyu munsi, Caleb ntarashaka undi mugore ndetse nta n'igitekerezo aragira. Iyo asubije amaso inyuma, agira agahinda kuko Jeanne yatandukanyijwe nawe, iwabo bakimukira kure, bikarangira apfuye batongeye kubonana, ntabimenye cyangwa ngo amushyingure, bikagira ubwo akundana n'umwana yibyariye bagakora ubukwe bwiza, ariko ku munota wa nyuma akamenya ukuri. Ku rundi ruhande, anishimira ko umwana we yamubonye, gushidikanya kose yibaza niba yarabayeho cyangwa yarapfuye bikavaho. Iyo arebye amafoto yo mu bukwe bwabo n'amashusho bafashe, akareba uko barebanaga akana ko mu jisho, isoni ziramwica akagira ikiniga, ariko bikarangira yishimye.
Uko biri kose iyi nkuru niba igejeje ku musozo ukuyemo amasomo atandukanye, turishimira ko dusangiza amwe muri yo. Dukomeze kubana no mu zindi nkuru, kandi ubanye natwe bwa mbere wibuke gukora subscribe utazacikwa n'izindi. Naho ubutaha.